igihe cyarageze umugabo itangira kuzajya yihindura, akihindura ingwe, akaba igihunyira. Ariko mu kwihindura ingwe ngewe naramwiboneye n'amaso yanjye, kuko byari nimugoroba ngiye guhaha nka saa 12, dusa nkaho tubisikanira mu muhanda. Turongeye turabasuhuje aho muri hose ku isi, mu mfuruka zose z'isi zitandukanye. Ahangaha turi ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, akagari ka Bisenga, umudugudu wa Bisenga. Uyu mudamu mureba ahangaha imbere yanyu akaba ari umudamu ufite amateka akomeye cyane. Nkaba namubazaniye kugira ngo babandi mutizera yuko imbaraga za gishetani ziriho, abantu mutizera yuko abadayimoni bariho kandi bakora, kugira ngo we abihere ubuhamya bukomeye cyane. Muraza kwigiramo ibintu byinshi bikomeye. Reka rero tumuhe umwanya atwibwira, hanyuma muraza kugenda musobanukirwa. Ubwo agiye kutwibwira amazina, atangiye twibwira amazina, aho asengera, hanyuma akomeze aduha ubuhamya bwiwe. Nitwa Mutesi Riziki, nkaba ntuye muri Bisenga, nkaba nsengera ku Muyumbu muri Methodiste Libre, akaba ari naho nkorera umurimo w'Imana. Nkaba ndi umuririmbyi, nkaba ndi umuvugabutumwa, nkaba ndi n'umunyamasengesho. Rero nabayeho mu buzima bwanjye, mvukira mu mudugudu wa Bisenga, nkurira muri uwo mudugudu. Igihe kigeze nangira gukora akazi k'uburaya. Natangiye gukora akazi k'uburaya mfite imyaka 12. Ako kazi nkabamo nkumva karanshimishije, nkabamo nkumva ndagakunze. Ariko aho ngaho hagati nari ntaramenya Imana. N'ibyo nakoraga nabikoraga mbitewe n'abagenzi banjye bari bantwaye. Ko hari umukobwa waje ankura mu rugo, tujyana muri ako kazi. Ari wambwiye ati harimo ubuzima bwiza, ngwino twigendere. Tugenda gutyo. Ubwo rero twaragiye dutangira akazi k'uburaya. Tuba mu muhanda, twari dufite ahantu twararaga twitaga ingangi. Iyo ngangi yacu tukayibamo n'abandi bana twakoranaga umwuga w'uburaya. Tubamo igihe kigeze mu ngangi tuvamo tujya kwishakira inzu yacu, kuko twabonaga bitubangamiye kubana n'abantu benshi. Igihe cyarageze dushaka inzu ya 3, ngewe nawe n'uwo mwana wari wantwaye w'umukobwa. Turabana, dukora akazi k'uburaya. Mu kazi k'uburaya twamazemo imyaka 5. Mu myaka 5 mbonamo umugabo, ngewe mbivamo ndagenda shaka umugabo. Ubwo ngubwo nshaka umugabo nasengeraga mu idini ya Isilamu, ni naho navukiye, ni naho nakuriye. Ubwo ibyo ngibyo byose nabikoraga ariho ndi. Ubwo ngubwo niberamwe aho ngaho no muri ako kazi kanjye k'uburaya, kuko nta muntu wambwiraga ngo urakora icyaha, nta muntu najyaga gusenga ngo ndondore, mbese nabikoraga uko nshaka kanangiza nkanasenga. Ubwo nibera muri ako kazi rero. Iyo myaka 5 ishize numva ubuzima buranze, kuko twahuragamo n'ibibazo byinshi. Baradukubitaga, nabo turyamanye nabo ntibatwishyure. Numva birancanze cyane. Ndangije nibonera umugabo, turakundana. Tumaje gukundana, uwo mugabo yari umusirikare, yakoreraga mu kigo cya Masaka. I Masaka hari ikigo cya gisirikare munsi y'ivuriro, niho yarari. Turabana, tumaje kubana uwo mugabo biba ngombwa ko nsama inda ye. Inda igeze mu mezi 8 ivamo. Kugira ngo iyo ndivemo, ni intandaro y'ikinyoni cyamanutse hejuru mu nzu muri parafo kinyikubita mu bitugu. Ubwo kikimara kunyikubita mu bitugu, inda yahise ivamo ako kanya. Ubwo ngubwo ndamuhamagara ndamugana, ariko inda yavuyemo. Yari yagiye mu kazi, araza agera mu kigo, arangije araza afata imodoka antwara kwa muganga. Mva kwa muganga ngaruka mu rugo. Ubwo turakomeza turabana, kuko nta mico mibi yindi nari nakamubonyeho. Igihe cyarageze umugabo itangira kuzajya yihindura, akihindura ingwe, akaba igihunyira. Ariko mu kwihindura ingwe ngewe naramwiboneye n'amaso yanjye, kuko byari nimugoroba ngiye guhaha nka saa 12, dusa nkaho tubisikanira mu muhanda. We asa nk'uza mu rugo, nanjye nsa nk'uzamuka. Aho hantu hari umugano, niho yihinduriraga. Nageze ahagana ruguru, nkebutse ndebye inyuma mbona yahagaze. Noneho nanjye ngeze ahagana ruguru nsa nkaho mpagaze. Ubwo ngubwo nditegereza, ngiye ko mbona yinjiye mu mugano.
kubera yuko ntabyitayeho nakomeje urugendo. Mu kugaruka nibwo nasanze ingwe ihagaze ku ishami. Ndangije mu minota ingahe ubwo narakomeje njya mu rugo, nariko mfite ubwoba. Mu minota nk'ibiri nibwo yaje, ndamubwira nti ko nciye hariya kandi nawe ukaba uhaciye nta gikoko wasanze? Arangije arambwira ngo ntacyo. Ndamubwira nti ngenda haciye kandi nsanze ingwe ku ishami rigaruka mu muhanda. Arangije araseka cyane, anyereka ko nta kibazo, anyereka ko nta n'igiko. Arambwira ati ariko uri umwana, igikoko kivuye he hariya ku muhanda? Narangije ubwo ngubwo ndicecekera, turabana, tubana gutyo kuko nta gihamya nari nakagize cy'uko yihindura. Umugabo turabanye, igihe kigeze aza kwigira igihunyira. Ubwa mbere yaraje arampamagara, yasimbuka, twari dufite inzu ifite ibirahuri bya fime, agasimbuka akagwa ku idirishya, arangiza agahamagara amazina yanjye abiri, Riziki, amazina abiri. Noneho ubwo ngubwo ndibaza ikintu kiza amazina yanjye, Umutesi Riziki, inaha ngaha ko nta muntu uramenya amazina yanjye, nuzi ko azi rimwe, iki kintu ni igiki? Numva ubwabo buranyishe, ndabyuka njya kwihisha munsi y'igitanda. Ubwo ngubwo munsi y'igitanda aciyemo akanya barakomanze, ndamubwira nti kuje, nta kintu usanze ku idirishya? Arangije arambwira ngo ntacyo. Ndamubwira nti ariko cyari gihari, cyampamagaraga, cyari kimeze nk'ikinyoni. Mu by'ukuri nari ntaramenya igihunyira uko kimeze. Ubwo ngubwo arangije arambwira ati ntago mbizi, sinakibonye rwose, n'ubwoba bwawe, ihangane, n'ubwoba, nta kintu cyari gihari. Ndaceceka. Ubwo ku munsi wa kabiri yongera kwihindura igihunyira, nanone arasimbuka, ariko bwo sinari naryamye, nari mpagaze impande y'idirishya, yihindura mureba, kuko yaje mureba, asimbuka agwa ku idirishya mureba, yihindura icyo kinyoni mureba. Bintera amatsiko yo kumenya icyo kinyoni icyo ari cyo nuko cyitwa. Mbaza abantu bakuru, barambwira ngo ni igihunyira, niko kimba kimeze, ngo kiba kimeze mu maso yacyo haba hameze nk'imbeba. Ubwo ngubwo ndavuga ni icyo ngicyo rwose, ntigifite n'ibintu by'ibitwa utamenya bimeze ukuntu. Barambwira bati ni igihunyira. Ndaceceka. Ku munsi wa gatatu nanone yigira igihunyira. Ndamubwira ntari ko uko unjya nkubona uza ukajya ku idirishya nkabona uhindutse ikinyoni. Arangije arambwira ngo ndi umusazi. Ndicecekera, turabana, ariko tubana mfite ikibazo. Umugabo dukomeza kubana, ubwo urumva ko yakwihindura ingwe, n'ubundi yihinduraga ingwe, n'icyo gihunyira akomeza kwihindura igihunyira. Numva icyo gihe byabaga turi i Masaka. I Masaka ugeze 19 ukambuka harya hakurya mu mudugudu, hagana haruguru hari ivuriro, munsi y'iryo vuriro niho twari dutuye. Ubwo rero yarakomeje akomeza gukora iyo migenzo ye, ariko yakaba yarabyaye abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umukobwa bamwitaga Ana, umuhungu bakamwita Gatsinzi. Abo bana bafatwaga n'imyuka mibi, bakagagara, bakazana urufuzi, bagatera amaguru n'amaboko. Nibaza ibyo bintu, ndavuza, abaganga babura uburwayi. Ubwo ngubwo nibaza impamvu y'ibyo bintu. Ndagenda abana, ariko uyu mugabo aho ibi bintu bifata aba bana be si iby'iwabo? Nabyo mbyibazaho, ariko igihe cyarageze turatandukana, kuko numvisha ibyo bintu ntabishobora, ntanabyihanganira, ndataha nsubira mu rugo. Utubwiye amateka yawe n'uwo mugabo, uburyo mwabanye mubane Masaka. Ubundi busanzwe iyo yazaga mukaganira akagenda, watubwiye ko yari umusirikare, sibyo? Yari umusirikare. Gahunda ze ubu wabonaga azikora ate? Ubundi yabaga ari mu rugo yitwaraga nk'umuntu bisanzwe? Tubwire neza, uko ivuze ngo umuntu ngo yahindukaga ingwe, ngo yahindukaga igihunyira, hari umuntu udahita ubyumva neza. Tubwire ubundi wamubona gute, duhe iyo shusho abantu babashe kuyumva. Ubundi iyo agenda atarahinduka aba ari umuntu, n'ibiganiro bye no guseka yabaga ari umuntu. Iyo yajyaga kwihindura rero, yihinduraga nta muntu umureba, yarabanzaga agakuramo imyenda, yamara gukuramo imyenda yo hejuru agasigarana umwenda w'imbere, agahinduka nta mwenda yambaye. None mbere yuko mutandukana n'uwo mugabo wawe, wigeze watubwiye ko ni gute wabonye ko ari we wihindura, ko yuko ari we koko ukabibona, kuvuga uti, ukabyemeza ukavuga uti uyu mugabo koko niwe wihindura ingwe, niwe wihindura igihunyira? Duhe iyo shusho neza ukuntu wabibonye. Ese mwigeze munabiganira, harabyemera? Tubwire neza. Ntago twigeze tubiganiraho ngo abyemere, narabimubazaga akangira umusazi. Ariko ngewe yihindura ingwe ku nshuro ya kabiri,
kuko njya kwahukana nahukanye ku nshuro ya gatatu yihindura ingwe, nkamubaza akangira umusazi. Yihindura ingwe ku nshuro ya kabiri njyewe ubwanjye naramwiboneye, noneho yinjiye mu mugano mureba, yihindura mureba, yaruriye yurira ku mugano, arangije ahagarara ku ishami, akuramo ya myenda ahagarara ku ishami, ahinduka mureba, aba ingwe mureba, numva umutima uransimbutse. Ubwo ngubwo birangiye ndicecekera ndatuza. Ku nshuro ya gatatu nibwo namubajije neza, ndamuga nti nakwiboneye n'amaso yanjye urihindura, ufite imyuka ukorana nayo. Arangije arantuka cyane, arambwira turi umusazi, niba ushaka kwahukana hukane neza, ariko ntugire ibintu ugenda umpimbira. Ndamubwira nturihindura, ngiye nakwiboneye n'amaso yanjye, wihindura ingwe. Arambwira ati ntibishoboka, ibyo uvuga ntabwo ari byo. Ariko mu by'ukuri ngiye naramwiboneye n'amaso yanjye. Ndangije ubwo ngubwo ndaceceka, urumva ko yari yihinduye ku nshuro ya gatatu. Ndaceceka mbishyira mu mutima wanjye. Ku munsi wa kane rero ukundi yihinduye inshuro 6. Igihe unyura kihinduyemo inshuro 3 mbirebe. Ubwa mbere sinamubonye ariko kabiri naramubonye. Ingwe nayo ubwa mbere sinamubonye ariko kabiri naramubonye. Icyo nicyo cyatumye mfata umwanzuro wo gutaha nkasubira mu rugo. Usibye ko yarihinduraga wenda akaza akaguhamagara cyangwa se akaba kundi kuntu yigaragaza, wenda birumvikana biteye ubwoba, ese hari ubundi buryo byaguhungabanya gase bikagutesha umutwe usibye kubitekerezaho gusa ngo umuntu yihindura? Hari ubundi buryo byaga bikubangamiye wowe mu rugo iwawe? Ubundi uburyo byabaga bimbangamiye ibyo byo kwihindura ntago byabaga bimbangamiye, gusa numvaga umutima wanjye uhora unkomanga, nkibaza ukuntu nabana n'umuntu wihindura mu buri tukaba turyama tuzi ko nzi ko ari umuntu, ariko yagera inyuma y'urugo ataragera mu rugo akihindura. Ntago icyo cyo cyanyemeza yuko n'ubundi sinziriye atakwihindura. Ibyo ngibyo byo rwose niko nabitekereje. Ikindi kintu cyatumye mfata umwanzuro, yari atangiye kuzajya mfata n'abakajya anyima rasiyo, akambwira ngo abantu bakujya mu matwi ngo bajye baguha rasiyo, kandi mu by'ukuri ntabo, ahubwo ngiye naramwiboneye n'amaso yanjye. Hanyuma watubwiye yuko nyine wakoraga umwuga w'uburaya, uza gukundana n'uwo mugabo ari umusirikare. Muri uwo mwuga w'uburaya uwukora ugahura nawe, nibwo wabivuyemo cyangwa se mwarabanaga n'ubundi ugakomeza ukabukomeza? Tubwira inzira yawe y'uwo mwuga w'uburaya no mw'ibyo bihe nyine wabanaga n'uwo mugabo. Ntago nabivuyemo, narakomeje, kuko icyo gihe urumva nari namaje kugera mu rugo, nari mfite telefone, nakoreraga kuri telefone. Abantu twari tuziranye, uwo yanshakaga yanshakiraga kuri telefone, yampamagara nkahita ncaho nkagenda, nkamarayo nk'iminota nka 30 cyangwa 20, nkabariranya yuko ari bugaruka kansanga mu rugo nta hantu nigeze njya. Ubwo ngubwo nuko nabukoraga, naragendaga nkakora ibyo nkora nangiza nkataha. Ni ukuvuga ngo wakoraga uburaya ubana n'umugabo wawe ariko warangiza ugataha. Kugira ngo ufate umwanzuro wo gutandukana nawe, dusobanura ukuntu mwatandukanye noneho ukavuga uti ndahagurutse ndagiye, byagenze bite? Ngiye kugira ngo ntandukane nawe ni icyo ngicyo, icyo kintu cyo kwihindura izo nyamaswa cyo cyagiye mu mutima wanjye, numva birankomerekeje. None ashyizeho no kuzajya nyima rasiyo ya kumanywa na ninjoro, ambwira ngo tujye dutungwa n'imbihire, numva noneho byo birakabije, mpita mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nigendere n'ubundi subire mu rugo, nahavuye ntacyo mbuze. Mu rugo ubwo wahise agaruka kuri uyu musozi mutuyeho, niho watubwiye ko ari waravukiye. Hanyuma inzira yawe y'agakiza, uyu munsi uri umurokore, uyu munsi uri guhagarara imbere y'abanyarwanda ukavuga ibyakubayeho, ukavuga ubuhamya bw'ibyakubayeho. Tubwire ukuntu waje kwakira agakiza gute, kugira ngo ureke ubwo buraya witandukanye n'iyo myuka mibi byose ubihunge. Inzira yanjye y'uburokore ni ndende. Ubwo ngo twamaje gutandukana, biba ngombwa ko nshaka undi nanone w'umugande. Wowe umugande turabana, tubana i Bugande ahantu bita Rugara Amasanafu. Tuvuyeyo tujyana bita Nansana, tuvuyeyo tujya ahandi bita za Gasubi, aho hose twarahabaye. Ubwo ngubwo rero wowe umugande nawe urebye ni nka shitanari yari yarangendereye. Twarabanye turabana,
nawe igihe kiragera ndasama nsama inda y'impanga igeze mu mezi 8 ivamo. Imaje kuvamo ubwo biba ngombwa ko abana bajya kubazika, ariko mu kubazika babaca imikondo twa tundi tuba dufashe ku nkundi ngo ni inkundi z'abana urureri. None arangije aratwanika turuma, tumajije kuma afata uduhago tubiri tumeze nk'udusogisi, arangije atubangira ingate ebyiri ashyiraho twa tuntu tubiri, hamwe anagamo akantu kamwe ahandi ashyiramo akandi. Ubwo ngubwo aho hantu yashyiragamo amafaranga uko avuye mu kazi, hari amafaranga yashyiragamo akaza akanagamo. Mu by'ukuri nageraga ikibazo akambwira tumva nugira ikibazo cy'amafaranga runaka ugenda usaba abana. Noneho nkibaza abana nsaba abari bo bikanyobera. Igihe cyarageze ubwo ngubwo ntangira kujya nteka inkono ikanga gushya. Igihe kigeze nateka igitoki kigapfuba, nashyira inkono ku ziko inkono ikikura ku mbabura ikitereka hasi, kandi mu by'ukuri nta n'undi muntu twabanaga mu gipangu, nabagamo njyenyine. Nkibaza ibyo bintu ukuntu biza naho biva bikanyobera. Ndangije ndamazi ariko ngiye mfite ikibazo. Arambaza ati se ikibazo kimeze gite? Ndamubwira nti yewe ngiye nteka inkono nta gushya. Ntujya ubona ko rimwe na rimwe mpanga gutwuko turya umunyige bikanga mukarya umuceri, ntiburye biba byanze gushya. Arangije nikawe n'umuceri ujye wumva ko ari igihe uhekenya utahiye. Arangije arambwira tumva turi igisambo. Ndamwase ndi igisambo gute? Arambwira ati urarya ugacura abana. Ndamase ko ntabana bawe nigeze ncura wa mugabo we, ko nanabibikira bari ku ishuri iyo batashye, ko ntari igisambo rwose ukumbeshye. Yarangije amwanguriye igisambo ngo babana wabyaye babandi bavagamo ntago bagaburira. Ndamubwira nti simbagaburira se umuntu wapfuye arya ate? Arangije arambwira ngo ujye ufata ibitoki bibiri uce ku mutwe no ku kibuno, narangiza ubigereke hejuru y'igitoki, ibyo bitoki ujye ubwira abana ngo bana banjye ndabagaburiye. Sobanura abanyarwanda aho ngaho hari umuntu ushobora kuba atahumvise neza. No kuvuga ngo hari abana wabyaye b'impanga barashyingurwa, hanyuma ukajya uteka ibyo utetse ntibishye, akubwira yuko impamvu ibitera ari uko uri igisambo urya abana bapfuye ntubagaburire. Abo nibo yakubwiraga uzajya ugaburira, akakubwira ngo uzajye tubwire neza. Yarambwiye ngo abo bana sinjya mbagaburira, ndamu bapfuye, abo bavagamo arinda y'amezi 8 nabwo. None ndamaze nti se abana bapfuye barya bate? Umuntu iyo yapfuye arya ate? Arangije arambwira ati ujye ufata ibitoki bibiri ukate ku mutwe no ku kibuno, nurangiza byose ari kubigenza ubirambike hejuru y'inkono utetse, nurangiza ubwe ngo bana banjye ndabagaburiye. Ibyo bintu narabikoze, ibyo bitoki mbishyiraho, ya nkono yangaga gushya. Icyo gihe yarahiye, ndanyiga neza, umunyige uvamo umeze neza nta kibazo. Ndibaza ntese burya babana koko narabacuraga? Ubwo ngubwo mwibuke ko nababwiye yuko ari n'igihe natekaga nkasanga inkono yavuye ku mbabura yiteretse hasi. Ibyo nabyo byarashize. Maje gukora ibyo bintu nakomeje mbikora, ariko ubwo nabikoraga nabaga afite umutima uhagaze. Ndibaze se ubundi ibi bintu buso guterekera? Mu by'ukuri numvaga ngo abantu bakera baraterekeraga, ariko ntumbaze uko baterekeraga. Nkibaze se ubuso guterekera, ese ubuso kuraguza bimbere ngira imitima ibiri. None ubwo ndagije ndabubaza ntari ko biriya bintu bisobanuye iki? Umuntu wapfuye arya ate? Arangije arambwira ngo uracyari umwana, ngo uzabaze ababyeyi, ngo wowe ntago bizi. Icyo kintu ndaceceka. Ubwo mbana nacyo igihe kigeze numva kwihangana nawe byo birananiye, nawe ntandukana nawe. Ubwo maje gutandukana nawe ndagaruka nza mu Rwanda. Urumva ko icyo gihe nari mu mahanga. Kugaruka mu Rwanda byarankomereye cyane ku buryo resepa sange yari yamaje kuyica, naciye ku mupaka ni nk'Imana yahanshishije, kandi icyo gihe nari mfite umwana w'imyaka nk'8, kumucishaho byari ikibazo, ariko icyo gihe Imana yabanye nanjye ndahaca tugaruka mu Rwanda. Aho ngaho uri muri Uganda ujya kuza hari mu uhe mwaka ugaruka mu Rwanda? Ngaruka mu Rwanda byari 2012. Ubwo rero nageze mu Rwanda ndakomeza bwa kazi kanjye, ntago nigeze nkareka. Ubwo ndakomeza nigira mu buraya, nkora uburaya bwanjye. Ndangije mu buraya naho mboneramo umugabo. Maje kuboneramo umugabo ari nawe ubutubana wa gatatu.
ubwo ngubwo umugabo wa gatatu turabana, tumajije kubana arambwira ati ingeso zawe uraziretse. Ndamubwira nti ubundi ko nzikorera kubera ubukene, nti n'ubundi icyo nshaka nukimpa nzazireka. Mugabo turabanye, turakomeje turibaniye, igihe kiragera ndasama inda y'umwana w'umuhungu, ndamubyara, mubyara ari amahoro. Ubwo ngubwo ariko nubwo namubyaye nabwo namubyariye muri ubwo buraya, kuko n'ubundi barampamagaraga kuri telefone nkagenda. Nubwo namubwiye ngo ni ubukene, nakomeje kugenda kandi mu by'ukuri yampaga buri kimwe. Bigaragara yuko nari mfite umuzimu cyangwa umudayimoni wambwiraga ngo ninjye. Iyo yazaga akambwira ngo genda ukora ubusa, byanga bikunda nararaga nsambanye nk'abagabo bageza nko muri 3 cyangwa 4. Ubwo ngubwo tubaye muri ubwo buzima, igihe kigeze ndabyara uwo umuhungu akuriramo. Umwana ageze mu mezi 9 arapfa. Ubwo amajije gupfa numva ndababaye cyane, numva ngize ikibazo. Ubwo ngubwo ndihangana, nyuma yabwo ndongera ndasama indinda nanone y'undi mwana w'umuhungu. Nawe umwana w'umuhungu ageze mu mwaka n'amezi 2 barapfuye. Ngira ikibazo, ndavuga ariko ubundi abana banjye ko bakomeza gupfa, bapfa ntazi ukuntu bapfuye, mana ibi ni ibiki koko? Ngewe wandemeye kugira ngo mbabare iteka ryose? Nuko ubwo ngubwo ariko si ibyo byonyine, kuko iwacu buri Noheli na cyangwa kuri Bonane, iyo tutabipfushaga kuri Noheli twapfushaga kuri Bonane, kuko twabaga dufite intumbi mu nzu umwaka ujya gushira. Icyo kintu nacyo nkakibazaho. Iyo abana banjye batapfaga muri iyo minsi, hapfaga barumuna banjye, ababasaza banjye, ababamama bacu, ubwo ngubwo bigumaho. Ibyo bintu nabyo bikambabaza. Noneho ubwo ngubwo ndangije ndavuga nti Mana, ibi ni ibiki? Ko nshaka umwana kandi umwana mbyaye uwo inda yose ntwaye itavuyemo apfa amajije kuvuka cyangwa apfa kuzemo. Ibi ni ibiki? Numva ngize agahinda. Ubwo ndi kubabwira intandaro yo gukizwa kwanjye. Ubwo ngubwo igihe kigeze mpura n'umumama. Mama arambwira ati ariko waje tukajya kwisengera. Ndamubwira nti senga ibiki? Arambwira ati ngwino nkujyana ahantu, nukuri ahantu hari Imana barasenga. Ndamubwira nti wapi wasaze wowe? Imana ya hehe? Imana ntigeze mbona mu gupfa kw'abana banjye, Imana ntigeze mbona mu gupfa kw'imiryango yanjye, Imana ntigeze mbona mu gupfa kw'abana mbere nyina. Ibyo nibwira ni ibiki? Arangije arambwira tumva taho hantu uzahabonera amahoro. Ubwo ngubwo twabaye mwaho ngaho, arantwaye turagiye turasenze. Tumajije gusenga, ubwo ngubwo Imana iramanuka ibana nanjye, ikorana nanjye iby'ubutwari. Ubwo ngubwo tubaho ngaho, ngira abakozi b'Imana bamfata mu mugongo, turasenga, bakazajya bansengera nahura n'ikibazo bakamfasha tugasenga. Ubwo ngubwo uwo mudayimoni waza umbwira kujya muri izo ngeso, nkahita mpamagara pasiteri nkamubwira nti pasita, dore ko yari n'umumama bamwitaga Pastor Liliane, nkamubwira nti ko numva ngize ikibazo runaka nkakimubwira. Arangije arambwira tumva abo ni abazimu, pfukama dusenge kuri telefone. Ubwo nkaba ndapfukamye tugasenga, nkumva ryarari ryose riragiye. Ubwo ngubwo ndangije mbwira umugabo ndamubwira ntari kurabizi, ntubu noneho niyemeje nukuri, ntubundi nagucaga inyuma ntago nzongera kuguca inyuma mugabo mwiza, nubu ngiye kubaka, ngiye no kuba umurokore. Arangije arambwira ati se ibyo nabyo byashoboka? Terega burya nari narakwihoreye, ariko ibyo wakoraga narabirebaga. Ubwo ngubwo arambwira ati ugiye nagufatiraga muri rogi muri korodoro ukancika, ati icyo kintu numvaga ntazasubirana nawe, ati warancitse kancika nkureba mbura ahantu rigitiye. Ndamubwira nti rwose yari ngewe, nubwo waje nkakubeshya ko atari nge, ariko yari ngewe, ariko ntago bizongera. Ubwo ngubwo arangije nawe agakiza kanjye abanza kugatunga, bati n'ubundi uyu mugore ntago sinzi ikintu cyamukura mu busambanyi. Ubwo ngubwo nibera aho ngaho, ndangije nkomeza kwisengera. Imana itangira kuzajya impa amasezerano, mwana wanjye nzagukorera iki, mwana wanjye nzagukorera iki. Ariko njya gukizwa ntangira gusenga, nabwiye Imana ngo se Mana, ngiye ko ngiye kugukorera, nkaba ngiye kuva kuri burushete yanjye nziza naryaga y'abagabo bampaga iryoshye, nkaba ngiye kureka primus nziza yakwaga ikonje yari iryoshye, njye uzampa iki? Imana ikorera mu mukozi w'Imana, aho nari nagiye gusengera arambwira tumva aba mu mama we sinkuzi, ndetse wabanje gusengera wavukiye mu idini riniri, ukoreramo ibi n'ibi, ushaka umugabo arihindura, akajya yihindura, ushatse abagabo 3, umwe yihindura ingwe akihindura igihunyira. Ubwo ngubwo ndangije ndamubwira nti yewe ntiyi Imana yaha ngaha iyo ushobora kubikora.
ubwo ngubwo nguma gutyo mu Mana. Imana itangira kumpa amasezerano, irambwira ngo mwana wanjye nunkorera ukankorera ukanshimisha, nzaguha ubutunzi ab'isi bataguha, nzaguha ubugingo buhoraho, ndetse nzaguha n'amahoro yo mu mutima, ndetse n'abantu ushaka nzabaguha. Ndangije ndavuga ntari kubundi iyi Mana yo si igipindi iri kuntera, ndavuga ntari ko reka mpfe kubikora ndebe. Ubwo ngubwo namazemo imyaka nk'ibiri mu gakiza, ntabivanga, ntasubira gusambana, ibi nkubisinda inkubitinda y'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa ndamubyara, ndangije kumubyara ndabana abakobwa bo niko bambereye, uyu nguyu ntacyo azabaho, n'ubundi mpfusha abahungu. Ubwo ngubwo uwo ngo naramureze ko karakura, ndangije nsama indi y'umwana w'umuhungu, nawe ubwo ngubu ariho. Nubwo Satani yashatse kugira ngo ase nk'umunyaga, agira ikibazo cyo mu mutwe, ariko Uwiteka yarahabaye aramukiza. Nuko nakijijwe, nabonye Imana ifite imbaraga nyinshi, ndavuga ngo Mana nanjye nzakunambaho, nkizwa gutyo. Riziki, none tubwire ku bijyanye no kuba mu muryango wanyu harapfaga abantu kuri Noheri cyangwa Bonane hagapfa abantu, utekereza ko byaterwaga n'iki? Nkimara gukizwa, Imana yaransanze irambwira ngo mwana wanjye, dore iwanyu mu miryango harimo imyuka mibi. Iyo myuka mibi dore niwo ubaye umurokore wa mbere mu miryango, ubaye icyapa, niwo uzasenga iriya myuka ikagenda, niwo uzaba ikiraro abandi bazambukiraho. Kandi nukomereza mu gakiza, bose nzabahindura, nabo bazava muri radini, nibarangiza bazakurikira idini ryawe, kubera yuko babona yuko ibyo basengeye bigaruka bikababaho. Ndangije ndavuga ntariko Mana, nkanjye muntu nasengera undi agahinduka. Mu by'ukuri ibyo bintu narasenze, ndakomeza ndasenga, mu byankomezaga nabyo birimo, kuko numvaga yuko ninkomeza gusenga za ntumbi zitazongera kugaruka mu muryango wacu, n'ayamara ntazongera kuyagira ukundi. Ndakomeza ndasenga ngira umuhate, koko bya bintu birashira. Ubu nta ntumbi kiba mu muryango wacu. Ubu kuri izo tariki byararangiye pe, byarangiye. Numva imyaka igiye kuba nk'itanu nta ntumbi tugira mu nzu kuri iyo tariki. Uyu munsi hari umuntu wizera yuko abadayimoni batariho, badakora, udashobora kubyizera ngo yumve yuko bashobora kuza bakica umuntu bashaka wenda amaraso ye. Uyu munsi wamubwira iki uwo muntu utekereza gutyo? Oya, abadayimoni rwose babaho. Abadayimoni babaho, biterwa n'umudayimoni wakwibasiye uwo ari we. Hari umudayimoni ushobora kuza akagutegeka kuzajya wica umuntu buri iyo tariki, buri mwaka ukurangiye, kugira ngo ugire amahoro. Hari umudayimoni uza ukagutegeka ubusambanyi. Hari umudayimoni uza akagutegeka kunywa inzoga, ukajya unywa inzoga ukarara no mu kabari, ukamaramo iminsi 2, 3, 5 utagera mu rugo iwawe. Hari umudayimoni uza ukagutegeka gukunda abagabo b'abandi, ukumva wawe nta kunyuze kandi nawe ufite umugabo. Abadayimoni barahari kandi abadayimoni barakora. Umudayimoni ni imyuka iyo ngiye ivi kuzimu, nta nubwo ugaragara. Ari ugaragara warwana nawe cyangwa ukamunesha, ariko ikibazo ni umwuka, uza ari umwuka akagukoresha ari umwuka. Rwose ibyo ngibyo ngiye nabihagararaho nkanabihamya ko abadayimoni bakora. Uyu munsi uratubwira yuko uri umurokore wamaze guca muri byinshi bikomeye. Utubwiye n'irihe shimwe ufitiye Imana, kandi n'iki usabira abantu bakiri muri iyo nzira? Ishimwe mfitiye Imana ni rirerire cyane. Icyambere nshima Imana nuko ibyo yansezeranyije byose yabimpaye. Mfite abana, mfite abahungu, mfite abakobwa. Ikindi yaranyubakiye. Mu by'ukuri ngo maze muri iyo ngeso, kuko nubwo nabanaga n'uwo mugabo twararwanaga, nge nararwanaga, nateraga umugeri ntibagarure, natera ingumi ntibagarure. No muri karisi iwacu barabizi. Ariko ubwo ngubwo byarashize pe, byarashize. Niyo umuntu aje akankubita urushyi ndaceka nkavuga ngo Imana iguhe umugisha. Iryo naryo nishimwe. Ikindi kintu nshima Imana gikomeye nuko yacishije bugufi umuryango wanjye, nkabana nabo mu mahoro nta kibazo. Ikindi nshima Imana nuko yampaye impano zo gusengera abantu, nk'umuntu ufite ikibazo cy'inyatsi, umuntu kubyara byananiranye, umuntu urwara indwara z'amayoberane. Iyo mahano Imana yarayimpaye, irambwira ngo mwana wanjye nkushyize imiti mu biganza, uzarambura ibiganza byawe wese azajya akira.
iryo naryo nishimwe, kuko hari benshi bakoresha izo mpano kenshi na kenshi ugasanga bitwaye igihe, ariko ngewe iyo nkusengeye nko mu cyumweru kimwe uba utangiye kubona ikimenyetso cyangwa itandukaniro. Ikindi shima Imana nuko yambwiye ngo mwana wanjye, nubwo nguhaye izo mpano hari n'izindi uzirinde kuvuma umuntu cyangwa wirinde kumwaturiraho amagambo mabi, kuko ikintu uzamwaturiraho cyose kizamusohoreraho. Mu by'ukuri icyo kintu nacyo ngishimira Imana, kuko Imana yarakoze yankuye ahantu habi irangije impa amasezerano. Ikindi shima Imana nuko yansezeranyije ubugingo buhoraho. Byari igihombo kuba warabaye mu isi ubabaye, warangiza ukazababara no mu ijuru ubuziraherezo. Iryo niryo shimwe shima Imana. Ikintu nabwira abantu bari muri iyo nzira y'uburaya, rwose nta kimaze. Inzira y'uburaya ni irimbukiro, inzira y'uburaya ni agahinda kadashira, inzira y'uburaya ubuzima bwawe bwose uba ubushyize mu kaga, inzira y'uburaya nta kiza kirimo, nta n'umunezero urimo. Nubwo Satani ashuka abantu akabona ko ari umunezero, ariko ngewe naje gusanga nta munezero urimo, ahubwo umunezero nawubonye mu Mana. Umunezero utabona ahandi hose nawuboneye mu Mana, amahoro nayaboneye mu Mana. Rwose nabagira inama yo kureka iyo mico, kuko ntago ariyo, nubwo bikomeye, ariko hamwe n'imbaraga zo gusenga Uwiteka aricyo yabakorera bakabivamo. Mbere na mbere turagushimira cyane ku kiganiro uduhaye kirambuye kitari gitoya, udusobanura byinshi ku byagiye bikubaho bivuye ikuzimu. Ndatekereza ko byose n'ubundi ni imyuka mibi niho yavaga, yaba ubusambanyi cyangwa se gushakana n'uwo mugabo wihindura inyamaswa runaka. Izo mbaraga abantu barazigira bavana wenda ikuzimu. Uyu munsi ubuhamya ufite ni ubuhamya bukomeye cyane, ni ubuhamya ushobora kujya ahantu ukabwira abantu mu mfuruka zitandukanye z'igihugu cyangwa se z'isi. Umuntu wagukenera yakubona ate? Telefone zanjye ni 078822662221. Iyo ni MTN. Tigo ni 0726159811. Aho dukorera umurimo w'Imana ni ku Muyumbu muri Methodiste Libre urenze Rugende ya kaburimbo ho gato yagana haruguru mu mudugudu. Murakoze cyane rero bari badukurikiye mwese. Uyu ni Riziki, ngira ngo harabigeze kumva ubuhamya bwe kera, ariko ni byiza ko yongera akagaruka kongera akababwiraho. Ubwo aho uri nimero ze wazumvise, MTN wangira ngo iri kuri WhatsApp, washaka kukwandikiraho, ashaka kukubonaho, mukavugana mukaganira, akagira ibyo akubaza wenda ashaka gusobanuza neza, kuko rimwe na rimwe ikiganiro nk'iki harwo kiba kidahagije. Turagushimiye. Murakoze. Reka turangize dusenga. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje nyagora ku ngoma. Komeza ubane natwe kandi ukomeze urinde intambwe z'ibirenge byacu Uwiteka. Reka abumvisha ubu buhamya Nyiringabo Imana bugende bubakomeze, ndetse bugira aho bakura, bugire naho bubageza. Kandi nyagora ku ngoma, nzi ko bwubatse abantu imitima yabo Nyiringabo, ubwo abo yubatse ni benshi, nzi ko n'abakugarukiye ari benshi. Kandi Uwiteka Mwami Imana, komeza rero uganze, cyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose, ni mu izina ryawe tubasabye twizeye Yesu, amen.